Uwiteka Imana arahiye ibindi byose ni ipfabusa. Amen. Kuko Uwiteka ashobora byose. Niba ukinga ntihagire ukingura. Rero biravuze ngo Uwiteka Imana yarahiye ngo imigambi yabo ntabwo izahama. Imigambi y'abakurwanya, imigambi y'abakuroga, imigambi y'abakubeshyera, imigambi y'indyarya, imigambi y'ukwica uhagaze. Uwiteka Imana aravuze ngo ibi byose ni ibigira ngo bimucinege. Icyambere cyo Theo Imana yongeye kumuhagurutsa mu gihe nk'iki ngiki cyo gukora, mbese nibwo agiye gukorera Imana. Theo nibwo agiye gukorera Imana, nibwo agiye kuvugira Imana, mbese nibwo Imana imuzamuye imuteretse mu kindi kirere cyo kugira gute, cyo gukorera Imana. Nagira ngo mubwire rero ntacike intege. Ubu nibwo agiye gukorera Imana, nibwo Imana ifunguye ikintu cyitwa iki, ivuga butumwa ry'umugisha, nibwo Imana ifunguye ingendo z'umugisha, nibwo Imana igiye kumukoresha ibintu bidasanzwe, nibwo Imana igiye kumukoresha iki, igiye kumukoresha ibidasanzwe, nibwo Imana yongeye kumusukaho ikintu cyitwa amavuta, nibwo Imana yongeye kumusukaho izindi imbaraga, nibwo Imana yongeye kwatsa inyenyeri ye bundi bushya. Hanyuma ntangariza abantu bari kuvuga ngo Theo warapfuye si topo. Ntabwo Theo agomba gupfa. Aracyafite igihe cyo gukorera Imana, aracyafite igihe cyo kuvugira Imana, aracyafite igihe cyo mbese cyo gukura abantu mu byaha akabaganisha kuri Yesu. Nayamubwira abantu bari kuvuga Theo niba numva namukoretseho ese namubonye Theo yaryama n'uriya muntu iriya biriya bintu yonde ese ne Paul kankubaza. Ntabwo biriya bintu bishoboka. Ntabwo bishoboka pe. Icyambere cyo Mana yanjye wenda mvuze rino zina mwakumva ko ari ugutukana, ariko kuri Theo n'uriya mukobwa uriya ni Marine. Ni Marine. Bihangane so wenda n'abantu bari bubyumve ntibumve ko ari ugutukana cyangwa ari ugushira isoni. Ntibizanashoboka wumve ngo ntibyashoboka. Icyambere cyo uriya mukobwa ntiyapfundura n'udushumi tw'inkweto za Theo, ntibanakwiranye. Kabiri ni uruhinja. Uri kumva? Gatatu ntabwo byashoboka. Unabirebye ku isura, ukareba ku gihagararo, ukareba ntabwo bishoboka pe. Nawe ni umuririmbyi uriya mukobwa. Ni umuririmbyi. Ibyo byo kuba by'uburirimbyi ntabwo bindeba, ariko niba naririmba cyangwa bikunda wahubwo yanze kujya abizi neza kazahahurira n'iki, azahahurira n'intambara. Ahubwo mu yandi magambo Theo we nge nubwo wenda ntaramubona ngo muvugishe, byanga bikunda Theo yari afite imbuzi z'Imana. Kuko iyo aramuka agiyeyo yamara kujyayo byanga bikunda bakamunana n'uriya mukobwa, byari kugaruka bikagira gute, bikiturira Theo. Kandi nta n'ibyabayeho. Ariko kuba ataragiyeyo iyo nongabo ntizahama, nta n'ubwo izanasohora. Hanyuma ndacyakomata kuri Theo, ahumura akomere. Imigambi y'abamurwanya ntizasohora, imigambi y'abamugenza ntizasohora, imigambi y'abamugambanira ntizasohora. Amen. Ngo ndetse nta n'ubwo Imana izemera ko imigambi yabo izagira gute, izahama. Biravuze ngo Uwiteka Imana ararahiye ngo reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana, nkwifurize ishya n'ihirwe mu byo ukora byose. Vuga ngo Imana ihiri imirimo y'amaboko yawe, kandi Imana ikugirire neza, Imana ikurengere, Imana igutabare wowe ukwiye gutabarwa, kandi Imana ikumvire wowe ukwiye kumvirwa. Hafi na kure rero aho muherereye mu bice bitandukanye byose, reka nizere ko muri amahoro kandi mugishima Imana. Mbaye ikaze ku Musaraba TV rero, wahageze ari mukunda ijambo ry'Imana, ngwino tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ushobora kuduteza amatwi utameze neza, aburwaye, wafite ibigeragezo bitandukanye, reka nkubwire ngo Yesu aracyakora, kandi ko Yesu yarari kera n'uyu munsi ni kwakira, acyakiza bikemera, aracyazura bigakunda, kandi atanga n'amafaranga bikemera. Wowe ukennye ntugire ikibazo, n'akazi acyagataka. Amen. Ndi kumwe na Mama Samuel, n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi Imana yahamagaye muri ino minsi kugira ngo avuge gukomera kwayo, ariko kandi mu gihe kigoranye, mu gihe kiruhije umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru, igihe cy'umugoroba ahamagaye mu bihe bigoranye, ariko kandi kamvuge ngo Imana izamumashisha, ari kumwe n'Imana kandi ari kumwe n'abantu. Uraho neza? Ndashima Imana. Umeze ute? Ndaho ndakomeye. Ko witonze cyane se mubyeyi? Wahoriye ibihe byose uri w'imiguruko. Oya. Uracyari muri controle? Ndacyari muri zomere. Uracyari controle, usobanuza ibintu uko bimeze. Urameze neza ariko? Ndashima Imana. Ubugingo buracyari buzima? Buracyakomeye. Birukana ari buzima, yamaze ko bikiri buzima. N'ubu ni buzima, nta gikuba cyacitse.
ntabwo icyubahiro. Imana ihimbazwe. Amakuru cy'iminsi se mubyeyi ku murimo bimeze bite? Ni pondaho ndashima Imana, ndakomeye, Imana iracyaturinze. Iminsi iri kubibona gute? Nabivuze ngo ni iminsi y'umugoroba, ni igihe cy'umugoroba, igihe kigoranye. Ese koko nawe ni kubyizera, niko bibona cyangwa ni ya magambo yacu? Nyine ibihe birakomeye, biraba mu minsi imperuka hazaza ibihe birushya, abantu bikunda, abantu birarira, bakunda ibinezeza amatwi yabo n'imitima yabo. Rero nanjye mbona ibihe dusohoyemo ariko bimeze. Satani agomeje kuyobya intore z'Imana. Ijambo ryavuga ngo mbese imfatiro zose ngo umukiranutsi yakora iki? Uretse Akwiye iki muri ino minsi? Ni ugusenga. Gusenga gute? Gusenga kugeza ryari? Ni ugusenga nyine. Bibiliya avuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugahweme, bireka bankunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Ni ugusenga mu buzima bwa buri munsi ukiragiza Imana nta kindi. Yego. Nshuti muvane muduteze amatwi muri kano kanya nuko dutangiye ikiganiro, ni mu masomo tugiye kuganira muri kano kanya. Abana natwe mu kiganiro cyose kuva dutangiye kugeza dushoje, reka musabe noneho asenga Imana twinjire mu kiganiro, twinjire mu butumwa bw'umunsi Imana ise ku mutima we. Ni kare busenga. Twubahe Imana dusenge mu izina rya Yesu, izina rifite ubutwari n'imbaraga n'ubushobozi, izina mwami riruhura abarushye. Turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko waturinda umuntu n'ubugingo wagize neza. Ibyaduhize byari byinshi ariko himbazwa. Ndagushimiye ko twongeye kugera kuri kamera turi amahoro, suko intambara zitari zihari, suko ibigeragezo bitari bihari, ariko wabanye natwe. Mu izina rya Yesu Mana turasenze mwami, nyemerera ikiganiro tugiye kugira giherekeshwe n'imbaraga zawe, mwuka wawe wera, kandi buri muntu wese ugiye kumvira ijambo Mana rigira aho rimukura naho rimugeza. Urakoze Yesu kubikoze, tubisabye twizeye izina rya Data wa twese n'ijwi ry'umwuka wera. Amen. Mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe biruhije, abantu bazahinduka babi, abantu hazaduka ibintu bitandukanye. Iyi minsi y'imperuka kubera iki abakozi b'Imana aribo batangiye bayihanura, bayivuga ukuntu izagenda, ariko akaba ari mwebwe isohoyeho? Ubugome bukaba bumanje mu bakozi b'Imana, ibyo byose bikaba biri gusohora ku bakozi b'Imana kandi babyigishije abantu. Ubibona kubera iki? Hanyuma ntabwo turageraho Satani atarasa imyambi, nta nubwo turageraho Satani adatera amabuye. Nuzi ko ahagaze yirinda atagwa, kuko ntabwo Satani mu by'ukuri yajya gufata n'ubundi uwo yafashe, ntabwo bishoboka. Byanga bikunda ajya kuri wa wundi atari yafata, akavuga ati ni urugero, niba wenda afite umusinzi, afite abasambanyi, akavuga ati ahubwo reka njye gushaka abandi benshi, akagenda akajya kuri ba bandi bakomeye bitwa n'abashumba, abahanuzi, abavugabutumwa, kugira ngo ntagire gute ayobye intore z'Imana. None se nitubona ibintu biri gupfa tubyihoreye ngo nuko Satani ntahadatera ibuye? Oya, ntabwo twabireka ngo bipfe, ahubwo muri byo yaravuze ngo ifatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Nta kindi uretse gusenga. Cyane nta kindi uretse kujya mu byaha? Oya, ni ugusenga. Ikindi akabwira Imana ngo Mana mpa imbaraga. Hari amagambo y'Imana ari muri Luka igice cya mbere, haravuga ngo nuko umwana arakura, akura mu butayu agwiza imbaraga z'umutima. Mbese icyo twasaba no gusaba imbaraga z'umutima zinesha ibyaha. Ariko ntaho uragera Satani atatera? Ntaho turagera pe, ntaho turagera. Muri iyi minsi tugenda twumva ibiganiro bitandukanye, twumva abahanuzi batandukanye. Nawe uri umuhanuzi, Imana igiye kuvugiramo kandi Imana igiye gukoresha imirimo n'ibitangaza. Reka mvuge ko ukiri umwe mu bahanuzi ndi kubona muri ino minsi batarapfapana cyane, kuko hari abapfapanye bitewe n'imbuto tubona. Hamaze iminsi hatambuka ubuhanuzi ku muhanzi witwa Bosebabireba, arapfuye. Mu minsi yashize duheruka tubona Theo Bosebabireba yihana yatatu, nyamara nari naratandukiye ariko ndihanye ngarutse mu murongo. Ndi kwibaza nk'umuhanuzi ujya uvugana n'Imana, nk'umuntu ujya uvugana n'Imana ujya ubasha kugera aho tutagera, ni iki cyaha Theo Bosebabireba yaba yakoze muri iyi minsi hanyuma yaho yihaniye ku buryo yapfa? Imego ati arapfuye, agakoje abantu bose ngo arapfuye. Ni iki cyaha yakoze kidasanzwe uyu munsi ku buryo Imana ahitamo kumwica kurusha abandi tuzi bakora ibyaha? Hanyuma rero nagira ngo mbwire abantu bari kuvuga ngo Theo arapfuye, Theo nta gupfa guhari. Icya mbere cyo Theo yakoreye Imana, yavugiye Imana, yasengeye abantu barihana, yasengeye abantu barakizwa. Hanyuma nagira ngo mbwire abantu bari kuvuga ko Theo apfuye, muri abo bose bari no kubivuga, nta n'umwe wakoze nk'imirimo Theo yakoze.
nta n'umuntu n'umwe byibuza wateye ikirenge mu cya Theo ngo akore nk'ibyo Theo yakoze. Hanyuma abo bose bari kuvuga gutyo ni abashaka kumwangiriza izina no kumuhindanyiriza isura. Hanyuma najya mubwire ngo akomere, burya igiti cyose kirimo imbuto Satani agiteramo amabuye. Mbese ahantu hose hari ubutunzi Satani agira gute? Satani arahagera. Najya mbwire Theo nakomere, ntiyumve ibingibi ngo bigire gute, bimukura umutima cyangwa se bimuca intege. Burya umutontomo w'intare ntabwo ubuza uvoma kuvoma, ntabwo bishoboka. Ikindi cya kabiri no kugongera kw'igikeri ntabwo bituma uvoma nanirwa kuvoma. Rero nagira ngo mubwire ibi byose ni ibigira ngo bimuca intege. Icya mbere cyo Theo Imana yongeye kumuhagurutsa mu gihe nk'iki ngiki cyo gukora, mbese nibwo agiye gukorera Imana. Theo nibwo agiye gukorera Imana, nibwo agiye kuvugira Imana, mbese nibwo Imana imuzamuye imuteretse mu kindi kirere cyo kugira gute, cyo gukorera Imana. Nagira ngo mubwire rero ntacike intege. Ubu nibwo agiye gukorera Imana, nibwo Imana ifunguye ikintu cyitwa iki, ivuga butumwa ry'umugisha, nibwo Imana ifunguye ingendo z'umugisha, nibwo Imana igiye kumukoresha ibintu bidasanzwe, nibwo Imana igiye kumukoresha iki, igiye kumukoresha ibidasanzwe, nibwo Imana yongeye kumusukaho ikintu cyitwa amavuta, nibwo Imana yongeye kumusukaho izindi mbaraga, nibwo Imana yongeye kwatsa inyenyeri ye bundi bushya. Hanyuma ntangariza abantu bari kuvuga ngo Theo arapfuye si topo. Ntabwo Theo agomba gupfa. Aracyafite igihe cyo gukorera Imana, aracyafite igihe cyo kuvugira Imana, aracyafite igihe cyo mbese cyo gukura abantu mu byaha akabaganisha kuri Yesu. Nayamubwira abantu bari kuvuga Theo nibaceceke. Theo ni umuntu w'Imana, Theo yasenze Imana, yavuzweho n'Imana. Theo mbese ni umuntu udasanzwe. Kandi ikigusetsa n'abantu bari kumuvuga ni abantu batafundura n'udushumi tw'inkweto ze. Ntibinashoboka. Ni n'abantu byibuza batageze kuri level Theo yagezeho cyangwa se ariho. Rero nagira ngo mbwira abantu bareke izina bita Theo. Nta gupfa none haguhari, baceceke. Theo ni umusitari, tuvuge ko bashaka kumuzamukira kugira ngo bamenyekane. Ni ukumuzamukira kugira ngo bamenyekane, nta kindi bashaka. Ikindi cya kabiri, Satani ashobora guhagurukika kuriya kugira ngo yanduze izina rye. Ariko nagira ngo mbwire Theo nta kwanduza izina ryiwe guhari. Ubu nibwo agiye gukorera Imana. Nakomere, kuko no muri abo bose bari kumusebya nta n'umwe wanditse izina nk'irya Theo, nta n'ufite icyubahiro nk'icya Theo, nta n'uteze kukibona yewe. N'intebe yicayeho cyangwa se abantu yicaranye nabo, nta n'umwe muri abo bose bari kumusebya. Byibuza wagera ikirenge mu cya Theo, ntabwo byashoboka. N'Imana ntabwo yabyemera. Yego. Ushoze ko ubwo buhanuzi buri guhanurwa nk'umundi muhanuzi ubutesheje agaciro. Umva Nepo ni ibinyoma. Nongere mbisubiremo ni ibinyoma. Niyo haza hano kamera 100 nabisubiramo ni ibinyoma. Ahubwo abantu bari kuvuga Theo batuze ni ukumuharabika. Ikindi bashaka ukuntu wenda bazamukira ku izina rye, ariko ntabwo bagakwiye kuzamukira ku izina rya Theo bamusebye. Bagasenza Imana. Imana ikagira gute? Imana ikabagirira neza. Rero nagira ngo mbwira abantu batuze baceceke. Theo ni umuntu w'Imana. Hari ikiganiro nabonye kiri gukorwa cyangwa se kiri gutegurwa kigiye gusohoka kivuga yuko habonetse undi mukobwa Theogene yaba yarateye inda. Bose babireba yaba yarateye inda, bivuga ko yamutera inda mu giterane cyabereye i Rwamagana, aho bahuriye bikaba ngo ko baryamana akamutera inda. Uriya mukobwa uko wamubonye, nimba wamubonye cyangwa se numva namukoretseho, ese namubonye Theo yaryamana n'uriya muntu? Nepo reka nkubaze, ntabwo biriya bintu bishoboka. Ntabwo bishoboka pe. Icya mbere cyo Mana yanjye, wenda mvuze rino zina mwakumva ko ari ugutukana, ariko kuri Theo n'uriya mukobwa uriya ni Marine. Ni Marine. Bihangane, so wenda n'abantu bari bubyumve ntibumve ko ari ugutukana cyangwa ari ugushira isoni. Ntibizanashoboka, wumve ngo ntibyashoboka. Icya mbere cyo uriya mukobwa ntiyapfundura n'udushumi tw'inkweto za Theo, ntibanakwiranye. Kabiri ni uruhinja, uri kumva. Gatatu ntabwo byashoboka. Unabirebye ku isura, ukareba ku gihagararo, ukareba ntabwo bishoboka pe. Nawe ni umuririmbyi uriya mukobwa? Ni umuririmbyi. Ibyo byo kuba by'uburirimbyi ntabwo bindeba, ariko niba naririmba arabeshya pe. Ntabwo uriya mukobwa akwiranye na Theo, ntibyanashoboka. Umva na Theo ntabwo icyo kintu yagihangara, ko kuriya Mana ni Marine kuri Theo. Urebye ukuntu byemeza wavanyemo iki?
icyo ni icyigisho gikomeye. Ni ukugira ngo uko nabibonye ni ukugira ngo Satani arimo arashaka guharabika izina rya Theo bitewe n'ukuntu Theo Imana igiye kumuzamura, cyangwa se bitewe na feva Imana imushyizeho, bitewe n'ahantu Imana igiye kumutereka. Hanyuma Satani nawe yarebye aravuga ati yagize ifu, aravuga ati reka mpagurutse ingabo zanjye zirwanye izina Theo cyangwa ryanduza izina rye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntabwo biri bushoboke, kuko Theo yasenze Imana. Ikindi cya kabiri, Data wa twese afite imbaraga zo kumanura, afite ingabo nyinshi zo kumanura ku buzima bwa Theo zikamurwanirira. Raya mbwire Theo nakomere, nakomere biri kuba byose ni umutonomo w'intare cyangwa se w'ibikeri. Uko wabonye seriya nkuru ni integurano, ni iby'ukuri, ni impimbano, kuzamukira ku izina. Turatangaza iki Theo muri no misi kuko ashobora kuyumva amavuta sinzi ibyo mujya mvuga ngo amavuta yamenetse, amavuta akameneka, bikamena amavuta bikamujyana kure. Uyu munsi nihe misegi uramugenera mbere yuko yumva iriya nkuru cyangwa se nyuma yuko ayumva? Hanyuma ntabwo Theo biriya byatuma amena amavuta, ntibyashoboka, kuko intambara yarwanye, intambara yagiye arwana nazo zirakomeye kurenza ibi ngibi. Ikindi nongere subiremo iri jambo, ahantu hari imbuto, igiti kirimo imbuto nicyo Satani ateramo amabuye. Ikindi cya kabiri, igiti kirimo ahantu hari umugisha niho Satani ahiga. Bizanga bikunda rero biriya bintu uko nabibonye ni ibinyoma, ni impimbano, ntibinashoboka. Hanyuma abantu bari guharabika umuntu bita Theo batuze, Theo yasenze Imana kabiri, yavuganye n'Imana. Ndi kwibaza kino kibazo rero kimeze gutya. Muri abakozi b'Imana, iyo urebye nk'ibyo bintu byose biri gutegurwa, usanga biri gutegurwa n'abantu biyitirira izina Kristo. Yego, bavuga ko ari abakozi b'Imana. Wenda umuhanuzi ari kurwanya umuhanuzi mugenzi we, umuhanzi ari kurwanya umuhanzi mugenzi we, umushumba ari kurwanywa n'umushumba mugenzi we. Ko ndeba muri gukubitana, mugenda mukubitana guke murwanyana, ubu bwami bw'Imana, imishoni mwahawe n'ijuru yo kwagura ubwami bw'Imana, yo kuvuga ubutumwa bwiza kugera ku mpera z'isi, murabona intego muzayigeraho? Tuzayigeraho, kuko nasomye ijambo ivuga ngo hari ibintu bitarapfukamira Bayali. Hanyuma abo ngabo uvuga ngo b'abapasiteri barwana batukana, abo ntabwo ushinzwe kwinjira mu byabo, kuko buri muntu wese. Impamvu mvuze tukiye kuri uwo mukozi w'Imana, uri kuba kuri uwo muntu w'Imana, bose babireba. Abateguye ibyo bintu byose, abahano ibyo bintu bashaka kumuzamukiraho, abari gutegura izo nkuru zose tugiye tuvuga, bose bitwa ko ari abakozi bande b'Imana. Ntawo mukaba ndabona. Wenda barimo amasura turi kubona nabitwa iryo zina. Yego. Hanyuma nkavuga nti ni ubuhe butumwa muri gutambutsa ku batarakira Kristo? Nimba ubwanyu uri kuzanya nkahita mbona mu Masamweli, nkavuga nti ariko mu Masamweli rero ndabona amaze kumenyekana. Wavuga ko mu Masamweli iyo avuye mu kiganiro akatira muri hoteli runaka ajyama n'ikigabo runaka, gasi nahita ntwika nkahita nzamuka ari umugenzi wawe. Turagura ubwami bw'Imana gute? Ariko ibyo ntabwo twabikomataho cyane, kuko na kera byabagaho. Wibuke Gahini na Beri bagiranye amashyari, sibyo? Ngo tugiye kubyita amashyari. Bagiranye amashyari. Hanyuma rero turebye nta kindi bapfa n'ishyari, kuko icyambere cyo nk'uwo wahagurutse ku izina rya Theo wamusebye, nta n'icya kabiri cyo kugera aho Theo yageze. Nta na zero, nta n'inyuma ya zero, nta na kitse. Amakuru ari mu gikari aravuga yuko iki giterane koko cyabayeho, cyabereye Rwamagana. Uriya mukobwa bakanumba umukobwa nimba umukutiyeme nimba umugore ntago mbizi, bakamutumira muri iki giterane, na bose babire bakamutumira. Ariko ku munsi ku munota wa nyuma bose babire bakahita bahakana, akavuga ati ntago nkibonetse muri iki giterane uyu munsi, si nkibonetse, ntago nkije. Bagatumira undi mugabo tudashaka kuvuga amazina y'umuhanzi. Yamara kuhagera uwo munsi bakaririmba bagatahana muri rogi runaka Rwamagana, bakaryamana, bakabona uwo mugabo w'umuhanzi nawe akamutera inda. Muri iyo minsi umuhanzi agasohora amashusho, amafoto, bari kumwe muri iyo hoteli. Uyu munsi bije kuri Theo gute? Ariko ko hari mu gikari kandi bazi ko namaze kuyamenya. Nine dore ukuntu bimeze. Ahubwo nibyo nkubwira ngo Theo ni umuntu w'Imana. Urumva Theo we yari atumiwe mu giterane, arangije Imana imuha ihishurirwa cyangwa se yerekwa. Byanga bikunda we ahubwo yanze kujya abizi neza kazahahurira n'iki, azahahurira n'intambara. Ahubwo mu yandi magambo Theo we nubwo wenda ntaramubona ngo muvugishe,
byanga bikunda Theo yari afite imbuzi z'Imana kuko iyo aramuka agiyeyo yamara kujyayo byanga bikunda bakamunana n'uriya mukobwa byari kugaruka bikagira gute bikiturira Theo kandi nta n'ibyabayeho ariko kuba ataragiyeyo iyo no ngingo ya mbere igira gute imurengera ntabwo yagiyeyo makunda yafite nyine ntabwo yagiyeyo n'umupasiteri wabatumiza izina rye namaze kurimenya iyo no ngingo rero ya mbere igira gute imurengera hanyuma mbwira abantu bari gukwirakwiza inkuru basebya izina bita Theo nibagabanye batuze Theo ni umuntu w'Imana ikindi cya kabiri yatunzwe n'inkoni n'Imana yanavuzweho n'Imana yego reka tubabwire rero ko amakuru twamaze kuyamenya kandi tuyafite gihamya n'uwo muntu tutashaka kuvuga bibaye ngombwa ko twazamutangaza n'amafoto twazayashaka amafoto ari hanze twayashaka kandi ntabwo twayabura n'umupasiteri n'izina rye twaritangaza agatanga ubuhamya ariko kandi tubabwire yuko turi no mu gihugu uretse kuba tunasenga turi mu gihugu kigenda ku mategeko cyubahiriza amategeko barabikana n'icyaha no gusebanya ntabwo ari byiza gusebanya n'icyaha cyo kwanjye ndabagira inama bacyumva kino kiganiro ibyo bagomba gukosora babikosore ntabwo nabona ibintu bipfapfana ngo bishyigikire yego sibyo amasamwe yego ni n'amakosa gusebzanya buriya inkuru utahagazeho visave ntabwo wemerewe kuyivuga kandi niyo wahagazeho ntabwo ari byiza ngo ugende uvuga umukozi w'Imana noneho kabiri wanasizwe n'amavuta ni amakosa asizwe amavuta nande n'Imana yaraguhamagaye se kubwira ko yamusize oya ntabwo yahamagaye ariko hari ibyo ndebesha n'amaso yanjye wenda cyese n'umbwira ati ndiboneye mu mwuka oya ntabwo ndatera comment hari ibyo ndebesha n'amaso yanjye kandi no mu mwuka ndabireba kuko Theo ni umukozi w'Imana ahamagawe n'Imana kandi nanjye ndi umukozi w'Imana rero hari ibyo mbona ariko akabazo k'amatsiko umuntu ashobora kubona wenda turi kuvuga ku kino kiganiro cya Theo muraziranye ubusanzwe nta nubwo ndanasuzanya nta nubwo turanicarana yego mpamvu mbikoje umuntu ushobora kuba akavuga ati wasanga nanone yari wowe bafite ku ruhande Yesu we hoya mbwira abantu ko oya ndarengana mbwira abantu ko Theo ntabwo muzi ntabwo ni ukuri ntabwo turayicana gutya sindanakora no mu ntoki ze tubyite rya shyaka ry'Imana wagize cyane yego ariko namuhanuremo nabyumvishe namuhanuriye ngo iki oya nibyo iki nicyo gihe Imana imwaguye Nepo nicyo gihe kandi ni ukuri kuyonkorera iki nicyo gihe Theo Imana imuhagurukije rero mbwira abantu bose bari kubunza amagambo bamusebya bitonde Theo iki nicyo gihe agiye gukorera Imana nibwo Imana igiye kumuzamura mu rwego rwo hejuru renzo rwararimo rero abantu batuze iyi virusi iri gutera mu bantu ntazi ubwoko bwayo ndacyayisesengura neza ko nzayimenya iri gutera cyane cyane yateye mu bantu b'abahanuzi mwavugiraga Imana neza virusi ikaza ikafata mu gatangira ngo ati nimpanura biriya ko ari ukuri nibwo ibintu biragenda neza iyi virusi murayikira mute murarwanya nayo gute ariko muri abo bafite iyo virusi nge ntabwo ndimo Mana yanjye ukumira icyaha kitaraba ariko je yakugeraho ariko nge ntabwo ndimo urwana ute kugira takugeraho ni ukwirinda kuko reka nkubwire Nepo iki kibuga turi gukiniramo harimo abantu benshi bari bakirimo hanyuma biravuze ngo nuzi ko ahagaze yirinda atagwa hanyuma Yesu adukomereza amaboko kuko nta kindi cyazanye Satani ni ukwica ni ukwiba ni ukurimbura ikindi cya kabiri nta muntu n'umwe Satani yagarukiraho umupaka kugira ngo atamugusha uba uri umuremure uba uri umugufi uba uri inzobe uba uri igikara uba ufite amafaranga uba utayafite Satani yemerewe kugira gute yemerewe kugusha inkomereza amaboko ikindi nabo ngabo uvuze bafite iyo virusi nta kindi nabasabira uretse ko Mwuka Wera w'Imana yakongera akabagarukaho igihe turimo mu Masamweli yego ni iminsi abantu batangiye kuzinuka ijambo ry'Imana yego bitewe n'abo ngabo twahoze tuvuga bashaka no kutongera kubavuga yego bitewe n'abo ngabo yego urumwe mu bagore cyangwa se bibiri bitabagore yego cyangwa se mu babyeyi bahagurutse kandi nahoze nkugana hagurutse mu gihe cy'umugoroba mu gihe kigoranye yego uje nawe muri iki kibuga kiri kurwanamo benshi kiri kwica benshi nabyo sinabwisha yego nabimenye nabyo nabizi kiri kwica na benshi yego n'ubu baracyapfa ahubwo baracyanakomeje gupfa kunteye ubwoba ho kunteye ubwoba mbese ubiyeyo se basi kunteye ubwoba urasubirayo ariko nimba wahamagara urakomeza ntabwo nasubiraho ko naje nzanywe n'Imana naranabitinyaga pe kujya kuri kamera bazima kirabica abandi kirabavunagura babaye bakajore
abandi baza bareba basigaye bara n'umugabo kutareba kunteye ubwoba nepo ubu ni ukuvuga ngo kukubaza. bamwe amaso amaso yaranogotse yaranogotse yanogotse rero- sibanga umwe baje bareba bahinguranye Yego. amaso bamaze kunoboka amaso mbese baranabogoshe Imisatsi ni ikigali. agasatsi abandi kashizeho baje bumva ubu ntibacyumva ko numva bitoroshye abandi barapfuye umva nepo ngewe Yesu ankomereza amaboko nta kindi navuga Imana inkomereza amaboko byaba byiza cyane hari umugabo witwa nagize gusoma muri Bibiliya nimba ari Ahabu yego ni Ahabu yego ngo aye kugenda mu igare baramurasa bamaze kumurasa baravuga ati nyamuna Ahabu warashwe Yego. ati regaza ntabwo narashwe kandi yari yarashwe kandi yarashwe yego arakomeza ararwana birangira apfiriye mu igare yo ariko mbaze no kwihagararaho hari n'abo dufite barashwe ntabwo babura ntabwo babura intwaro uzanye ni iyihe izakurinda muri ibyo bihe byose ko nawe byakubaho hanyuma nanjye byambaho dutangira nakubwira ngo ntabwo ndageraho satani atagira gute atarasa imyambi uretse Yesu wenyine wampa imbaraga ikindi akampa no kwihangana akampa n'impano y'ubwenge byanshoboza cyane nkubwiye biriya bintu rero kugira ngo utazazize ko ari nyabagendwa uzamenye ko hari abapfuye n'abandi bakomeje gupfa mbese ubaye umburira kuyo ntazagira ngo ni umunyenga kugira ngo utazagenda ujya uvuga ngo ukagenda bajya babyita kwisanzura babyita ngo ntacyo wikanga ujye uhora ufite ujye uhora wikanga ko hari abapfuye mu masango turi kubona ku musozi w'ikiganiro cyacu yego cyane cyane ko hano ari mu rugo tuzakomeza tukabana uko umwami azajya gushoboza ariko kandi urabizi ko nta kurekura utagize n'akandi kantu tubwira ko muri Bibiliya gatoya k'impamvu hanyuma tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Yesaya yego Yesaya 7:7 byaba byiza umfashije gusoma Yesaya 7:7 yego tugiye gusoma mu izina rya Yesu Yesaya 7:7 twumve icyo Imana kigiye kutubwira muri iri jambo yego kuri uyu mugoroba ni ku mugoroba duteze amatwi amenye ko ari ku mugoroba haranditse ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora yego amen oya nushaka rekera aho ngaho Imana mwishuri guhereza umugisha amagambo y'Imana ari muri Yesaya 7:7 aravuze ngo Uwiteka Imana ararahiye ngo imigambi yabo ntizahama nta nubwo izanasohora hanyuma ndacyakomata kuri Theo ahumura komere imigambi y'abamurwanya ntizasohora imigambi y'abamugenza ntizasohora imigambi y'abamugambanira ntizasohora amen ngo ndetse nta nubwo Imana izemera ko imigambi yabo izagira gute izahama biravuze ngo Uwiteka Imana ararahiye ngo imigambi yabo ntabwo izagira gute imigambi yabo ntabwo izahama nta nubwo izanasohora mbese imigambi y'abantu baturoga imigambi y'abantu batuvuga imigambi y'abantu baturwanya imigambi y'abakurwanya mu kazi imigambi y'abaguhiga Uwiteka Imana ararahiye aravuze ngo imigambi yabo ntabwo Imana izagira gute izahama Imana ishimwe wowe uri mu kazi mu buzima bwa buri munsi ubona uburwayi bukumereye nabi Bibiliya iravuze ngo Uwiteka Imana ararahiye ngo imigambi yabo ntabwo izagira gute ntabwo izahama rero ntukurwe umutima n'ibyo ubona ntukurwe umutima n'ibibazo ufite ntukurwe umutima n'ibigeragezo uhagazemo kuko biravuze ngo Uwiteka Imana ararahiye aravuze ngo imigambi yabo ntabwo izahama hanyuma Uwiteka Imana arahiye ibindi byose ni ipfabusa amen kuko Uwiteka ashobora byose niba ukinga ntihagire ukingura rero biravuze ngo Uwiteka Imana arahiye ngo imigambi yabo ntabwo izahama imigambi y'abakurwanya imigambi y'abakuroga imigambi y'abakubeshyera imigambi y'indyarya imigambi y'ukwica uhagaze Uwiteka Imana aravuze ngo ararahiye ngo imigambi yabo ntabwo izahama nta nubwo izanasohora Imana rero ibagirire neza kandi biteho wowe urwaye wowe ufite intambara tuza umutima biravuze ngo Uwiteka Imana ararahiye ngo imigambi ye ntabwo izahama nta nubwo izanasohora bakoze cyane Imana ibahe umugisha reka tugushimire amasamwe yego reka tugushimire kandi tugusabire umugisha yego ariko kandi mbere ko ngusezeraho n'ubundi ko hakunde uramaze usengera abantu b'Imana siko bimeze yego ntacyo bitwaye ariko mbere ko basengera nimero ya telefone yawe njye ndayikeneye hari n'abandi bayikeneye bashaka guhamagara bitewe n'impamvu runaka nimero zanjye ni 078 6 7 3 7
nimero zanjye ni 0786673708. Nongere subiremo 0786673708. Ndabakunda cyane. barebe no muri screen yanditsemo. Murebe no muri screen yanditsemo. Ndabakunda cyane, ariko uyu munsi nitonze. Umunsi naje nitonze nyine nuko nguko Yesu yabanye nanjye. Imana ibahereza umugisha. Reka dusenga Imana. Mu izina rya Data wa twese n'indwani ry'Umwuka Wera, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye kuri se w'ipfubyi, umugabo w'apfakazi. Uri Yorahimu, uri Adonayi, uri igiti cy'inganzamarumbu isambu itarumba. Mu izina rya Yesu Kristo namaze kumenya ko ujya wica imigambi y'icakura kugira ngo idasohoza imirimo y'amaboko yazo. Nyemerera Data wa twese mwiza, buri muntu wese umugereho, ufite ikibazo ugikize, kandi Data wa twese n'utari mu nzira itunganye umugaruzi neza n'imbabazi. Nyemerera dushyigikire, urakoze Mwami, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahereze umugisha. Reka tugushimire wari uduteze amatwi ku Musaraba TV. Dusubikiye hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao. Ndabakunda. I love you Zote.